Yes, reka twongere rero tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese abatwumva mu masaha mu gitondo igicamusi cyiza kandi kuro twumva mu masaha nyuma ya saa sita. Tunondo kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, tukaba rero turi tariki 7 z'ukwezi kwa 11. Tukaba n'umuri nk'ibisanzwe turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Turazindutse no muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi tubagezo amakuru agezweho, akaba ari amakuru y'imiriro n'amakuru y'ibikomeje kubera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tuba dukomeje kugenda rwose twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerero muri iki gitondo nkubwire ko amakuru tubazaniye ari amakuru adasanzwe, ariyo mpamvu kubwira rwose nti ntuze gucikwa mu byukuri n'amakuru yo muri iki gitondo. Impamvu nyamukuru rwose utagomba kuza gucikwa nuko ugiye kumenya amakuru y'ahantu ibintu byose biri kubera muri iki gitondo, yaba ari amakuru y'ibigendanye n'urugamba n'ibindi byose. Tukaba tugiye kugenda tubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyura kuri muri studio mu byukuri ntago ndi jyenyine, n'ubundi ndi na mugenzi wanje Sina makosa. Waramutse neza, amakuru yawe? Amakuru ni meza fighter. Murakomeye? Bwakeye neza. Hanyuma niki wategura abakunze Jeune Official sasa? Yes, abakunzi bacu urabona aracyari mu gitondo kare, turahera ku makuru rwose yagiye agaragara ku munsi w'ejo zari tariki 6 rwose z'ukwezi kwa 11 ubwo ni mwaka, aho rwose aha mu nkengero za Pinga aho ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera nyuma yuko FRDC ikomeje kugenda navuga ibangamira M23 yigabaho ibitero. Turaza kureba rero ibijyanye n'imirwano yagiye ibera ahangaha rwose navuga za Peti, dore ko uba werekera ahangaha rwose za Pinga. Turavanga dusimbukire ahangaha rwose muri Masisi aho hari imodoka za FRDC zaje gutwikwa zigera murenye. Ese zatwikiwe hehe, zatwitswe nabande, nabyo muraza kubimenya. Turasimbukira muri Uvira naho ntago imeze neza, dore ko ahangaha muri territoire yo muri Kivu y'amajyaruguru naho bitameze neza naka na gato. Turagaruka ahangaha muri Sake, dore ko MONUSCO noneho fighter ngo yamaze kwiprograma yuko igiye gutangira urugamba noneho byeruye ifatanya na FRDC n'ibikoresho, ndetse ngo bikaba byatangiye kuza yewe na Sadeke nayo nuko nguko ntago igomba kuba yasigara. Turasimbukira no muri Rucura aho tugende tureba ibyo FDL zikomeje kugenda zikora mu by'ukuri kugenda bibangamira umutekano w'abaturage, dore ko M23 nayo itari kwicara ngo ibe yahwema mu gihe izi FDL zirahanga. Amakuru ni menshi cyane, ariyo mpamvu dusaba abakunzi bacu kugira ngo badutize umwanya ubundi natwe tubavira muzi ni byinshi cyane. Sina makosa ubwo muri iki gitondo turamutse rwose dufite tugomba kugeza kuba dukurikiye. Ubwo urimo urerekeza ngo ntabwo nderekeza hano muri territoire ya Rubero. Icyo bita breaking news M23 narababwiye nti nyabuneka Sina mako iki kintu ndagira ngo tuze kukigarukaho. Nze mba ikintu cyitwa fact cyangwa se cyitwa proof yuko ibintu bimeze kubihagaze. Ibintu byose ngiye kubibavira imuziri wezingo. Ese mwari muzi ko M23 yamaze kuva muri command M23 yamaze kuyivamo? Ese byagenze bite, bimeze bite? Nicyo kintu ngira ngo tuze kugenda rwose twibanamo cyangwa se mbasobanurira. Hanyuma rero ndabizi ko abantu benshi hari batari na byakira, niyo mpamvu babwira nti icyo musabwa nukuza kubana nanjye nkabasobanura nkabavira muzini muzingo impamvu nyamukuru yatumye M23 isubira inyuma ikavana muri kamandi, kandi mu by'ukuri yari yamaze kwafata. Ese byaba byatiwe n'iki? Ese ni urugamba cyangwa se ni FARDC yabagabyo ibitero? Byagenze bite? Ntujye kure rero mu by'ukuri bana natwe muri iki gitondo ubundi umenye amakuru agezweho. Hanyuma Sina makuru ndumva twahera ndagira ngo ari ufungura ikiganiro kwanza muri make. Reka duhere ahangaha rero muri Pinga rwose ni avuga ko ari muri territoire ya Warikare. Ni mu gihe rwose ku munsi w'ejo rwose mu masaha y'igicamunsi haramutse hongeye kubura imirwano yaba ku mutwa M23 ndetse na FRDC yudasize n'abambari bayo, nyuma yuko iyi M23 fighter ahangaha igaragara mu gace bita Pinga. Pinga ukava muri Pinga ugana Burayi muri Pinga Peti kuri Peti hano muri Peti M23 ibarizwa muri Peti. Nuko ava Peti werekera Burayi
Burayi ariho winjira ahangaha muri Pinga. iyo uvuye Burayi uhita winjira muri Pinga bakubwira ko ahangaha Burayi na hano Pinga hagati yamwe harimo ibirometero 15 byose ni bikeya cyane rwose urabyumva ko rwose ari ahantu hafi cyane nyuma yuko rero M23 hano za Peti ariho twavuga yuko yageze ifungira ahangaha iradanangira ntiyakomeza za Burayi ngo ininjira ahangaha za Pinga. FRDC yagize gutya rwose ku munsi w'ejo ntiyicara ngo ituze iravuga ati se koko twicare ahangaha za Peti n'ahangaha za Maremo yewe tutibagiwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye M23 yadukuyemo twicare tujye turya turyame nyamara M23 ibice yadukuyemo nta nagace na kamwe turabaka. Icyo cyari ikibazo gikomeye cyane bibazaga ibi ni ibibazo bibazaga abandi bakavuga ati se none ko twahavuye imbaraga ziradusubizaho kugira ngo tuzabakuremo turazifite. Bicaraga bari kujya inama bamwe bakavuga ati yego nibyo badukuyemo turirukanka turagenda nibyo kubakuramo biragoye cyane ariko tugerageze. Abasirikare rwose bajya inama yo kugira ute yo kugerageza urugamba. Ku munsi w'ejo mu masaha rwose ngo y'isa 9 niho M23 yagiye kubona ibona FRDC izanye ibifaru ndetse n'imbunda ziremereye za muzinga zirasa mu ntera ndende. Ku munsi w'ejo zari tariki 6 ku munsi hari tariki 6 ku munsi w'ejo umunsi narabibabwiye mbabwira ko hanarabutse hameze nabi rero nababwiye ko rwose hari ahantu hari bayemo no kuvananamo n'ibiki byose abazarendo ko habayemo kugira ubwumvikane buke hagati y'abazarendo na FRDC bababwira bati ibikoresho muri kubijyana ati biri hehe ko tutari kurwana bikaba mutaragiye kurwana ngo wenda banarabibatse ibikoresho mwabisezeye aha rero ngo bongeye kugira gutya rwose bari kusanya avuga ati ibyo dupfa icyo dupfana kiruta icyo dupfa rumva ati rwose dupfana kiruta icyo dupfa ati rwose nubwo tuba turi gucocorana ariko twese turi kurwanira hamwe intego nimwe tureke rwose ibi bintu byo kuryana tuhakisere tureke ko M23 twayikura muri Peti nitumara kwikura muri Peti birumvikana ko turahita tumanukana za Maremo birahita byumvikana yuko noneho twagize ute twahinduye strategie ku buryo none natwe biragira ute biravuga yuko nibura FRDC n'abambari bayo hari ikintu bagize ute bakoze. Hanyuma ubwo rero bagira bate bajya inama nk'abarya ibimbuto ubwo bajya inama nk'abarya ibimbuto intwaro bazikoraho za muzinga mugabo za muzinga rwose barazegura barakumanukira bageze za Burayi bamanza bakubita icyumvirizo ngo bumve nimba umwe nabo batarimo bumva nta bantu barimo ati twinage hari za Peti so kugera mu marembo ya Peti bagira ngo bayinjiremo neza agaho kahuye n'umunyutsi burya M23 naho burya ibahangaha muri Peti ariko ikaba no mu nkengero zayo ntago irimo gusa no mu nkengero zayo gize ute irahafite. Ibifaru byo rero ntabwo babizanye ngo byinjira ngaha za Peti dore ko ngo bazanye ibifaru 3 ntabwo byo babizanye ngo birinde byakwinjira muri Peti kuko bumvaga ko igihe baramuka bagize imbaraga nkeya urumva bahita bakora withdrawinga ubwo no gusubira inyuma bya bifaru noneho bikaba byabafasha mu kuransa ibisasu iyo bari guturuka inyuma bakajya babirenza abari gusheringa bakarasiye mu veturi gize ute iri abagabo rwose arakumanukiye inkoho zabo barazifite bazitereye mugabo ku rutugu mugabo izindi azikubita urutugu bageze ahangaha muri Peti ibintu byaje kubera ibindi n'urugamba ngo rwaje gufata nibura hagati y'amasaha 2 n'igice n'amasaha 3 urugamba rwaje gufata amasaha 2 hafi n'amasaha 3 gutyo amasaha 2 n'igice hafi amasaha 3 hano muri Peti isasu iri muri vuza ubuhuha ibintu byahinduye isura. Iyi FRDC intego zayo ngo zari zo kugira ngo nibura yigarurire aka gace ka Peti gusa bigaragare ko yakigaruriye nibura nibona ko M23 kavuyemo neza bigaragara izakomereze munsi yaho Maremo kugira ngo igirute irebe ko yagenda ifata n'utundi duce ariko nibura
yahereye ahangaha muri peti banagenda nyine bapushinga basubiriza M23 inyuma mu buryo bwo kugira ute bwo kugira ngo itinjira ahangaha muri pinga. Amakuru dukesha drone zacu nuko batubwira yuko FRDC barwanye ariko bigera igihe imbaraga zibabananye zirabura neza nyuma yuko imbaraga zabanye nke rero M23 kuko hariya ngo nayo afite ibikoresho twagiye tubivuga twagiye tubona n'imodoka n'ibishare de komba byagiyeyo ubona ko M23 nayo kubijyanye n'urugamba yariteguye byatumye rero iyi M23 rwose yongera ngo kuba yatanga gasopo ahangaha muri peti ngo dore ko yaharasi abandi batari bakeya nyuma yuko rwose ngo bari bigiriye inama nk'abarya imbuto bazi yuko bagiye gukora ibyananiranye kuva muri 2021 urugamba rutangira kugeza ubu ngubu bumvaga ko bagiye guhindura amateka nubwo M23 itaje kuborohera ikongera ikabatikagura ahangaha muri peti dore ko ngo haguye abatari bakeya nyuma yuko M23 iyongeye kuba yasa nibirukaho ikabasohora ahangaha muri peti bakongera bakirukanyira ahangaha za Burayi. Ibi bishari de komba ngo byo byongeye kugira ute bisubizwa ipinga nyuma yuko ngo babonye kubiraza i Burayi M23 iri muri peti n'ubundi byasa nko kubigemurira uwo bahanganye nawe bongeye kubigengwa babisubizayo rwose bongeye kubisubizayo baravuga ati bitazaduturukaho wenda ni banabitwara bazabitwara ariko babisanze mu biri aho biba batavuze ngo twabijyanye ngo bigendera ku rugamba make byari biri kwiyerekana byari bimeze nk'ibiri ko byari biri nko mu mwiyereko kuko n'ubundi ntacyo byakoze kidasanzwe ariko fighter ni ikikwereka ko M23 nubwo nayo ifite intego yo kwinjira muri Warikare ndetse igafata n'ahangaha pinga ariko naho bigaragara ko ishobora kuzahura na challenge ikomeye cyane bitewe noneho n'abasirikare bakomeje kugenda basukwa ahangaha muri pinga by'umwihariko biganjemo amahibu ndetse na za anaconda zikomeje kugenda zirungikwa hari mugani w'abarundi mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kugenda bazitira M23 ngo itinjira ahangaha. Ubu ngubu rero muri iki gitondo cya kare bakaba tubwira yuko M23 ngo ntabwo igeze bakurikirana ngo basange za Burayi cyangwa se ibasange bahungiye yo yakomeje kugira ute kuguma mu birindiro byayo hano muri peti. So ubwo rero tukaba ari byo tugitegereje ngo turebe nimba hari igihe wenda muri iki gitondo cyangwa se mu masaha ari imbere niba hari igishobora kuba cyakorwa tukumva M23 yongeye kwa accelerate kinjira za Burayi cyangwa se igakomeza ikaguma hano mu gihe gitegereje yuko FRDC ndetse n'abazarendo baba bazigabaho igitero. Ngibyo rero ibya ejo nimugoroba ibyari biri muri pinga ndetse no mu nkengero yayo ubona ko ariko nanone ngabasirikare bagiye bakomerekera ku rugamba kugeza ubu ngubu kubona imiti hariya muri pinga ni ikibazo ikomeje kugenda biba ikibazo cy'ingorabahizi ngo ndetse benshi bakakomeje kugenda banahaburira ubuzima bitewe no kutitabwaho ku buryo navuga bukomeye kuko bakubwira yuko hariya ngo ubufasha bwari buhari busa nkaho bwashize imiti yakagombye kuba yakagombye kubafasha ngisa nkaho yashize kuba yarashize rero ngo indege zikaba zitarabazanira indi miti ngo biragaragara ko FRDC bateranye ndetse na leta Kinshasa babatereranye batakibitayeho ubona ko rwose ngo hariya barababaye cyane ubona ko ariyo mpamvu abasirikare bari hariya bari kugenda barira cyane ayo kwarika bavuga ati ngo FRDC yakagombye kuba ibitaho ndetse na leta Kinshasa ikagenda ibareba rwose uko yabagenza kuko ubuzima babayemo ari ubuzima bushaririye cyane mu byukuri aho usanga noneho yo bigeze kwaza rendo bo usanga rwose ahantu bakomeretse usanga bari kugenda bavugutira mu bifura nindi ukagisanga bari gushyiramo zacumye leta byacu tugasanga kuvugutira mico bitu igicuncu umwisheke ibyatsi nk'ibyo ngibyo n'inyabarasanya byose bagenda babarasanya n'ibiki byose urumva ko ubuzima zacumye kabyara uzi umufunzo w'igisebe kuvugutiramo cumi nabibaza iki kintu avugutiyemo cumi asha n'ibifranende nawe urakabije baravumba namakuru ndi gukesha drone zanjye ngo haragwarukura barakomeretse ngakirwa rwose ari kwahira ibyatsi
kuko hariya nta rushinge rwo kumutera ruhare, nta binini, ntacyo. Ugasanga rero hariya kugira ngo abone ubuvuzi bw'ibanze bikomeje kugenda biba ikibazo cy'ingorabizi, bakitabaza rero abavuzi gakondo, naho ugasanga rwose ibi byatsi bari guhamura, ugasanga ibi byatsi byari gukoresha, urumva ko ntago boroheye mu by'ukuri. cyo gasanga umuntu akasa icondo akubise agahoma ibyondo sha. Urumva ko rero mu by'ukuri ibi bintu ntago biraza kuba byakorohera abasirikare ba FARDC ndetse n'izibaza rendo zikomeje kugenda navuga zigwa ku rugamba cyane umunsi ku munsi, nyamara niyo bavuye ugasanga ngo nta shimwe babona, cyangwa se kuba wenda bahabwa ka motivation runaka kugira ngo nibura nabo babone ko hari icyo bari gutanga, hari imbaraga bari gutanga ku gihugu. So ukabona ko rero hano muri Pinga mu by'ukuri fighter abasirikare ba FARDC nubwo tuvuga ko batsinzwe urugamba, ariko n'imibereho barimo ntago ari imibereho yatuma barwana urugamba ngo barutsinde bitewe na situation barimo mu by'ukuri. Yes, hanyuma rosina amakosa reka twinjira n'ubundi nababwiye nti njewe mujye munyemera rwose mbihera ikintu cyitwa idonido, munyemerere aya masaha mbabwire ko M23 ntabwo ikibarizwa muri Kamande, ka gace rwose kari muri teritwari ya Rubero. Mu minsi yashize twe twa breakinze turavuga tuti bidasubirwe M23 yamaze kuba igera muri Kamande. Hanyuma rero hari uburyo bubiri bwonyine bwatumye M23 isubira inyuma. Ntabwo twumvikana, ntabwo M23 yasubiye inyuma kuko yariri mu mirwano nibura wenda ngo iraneshwa irangije isubizwa inyuma. Donc muri make twavuga ko ari byandi bitango ni plus strategique, ni plus strategique nicyo kintu bakoze. Ibirongo bikaba byarabaye ku munsi w'ejo bundi hashize, ubwo hari tariki 5, ubwo ngo ingabo za M23 zasubiraga mu by'ukuri ku maposition yabo ari ahantu bitazakatwa, ndetse na za Kikuvo yewe na za Kirumba, za Kirumba. Abagabo rero cyangwa se izi ngabo zikaba arizo donc abari bagabye ibitero muri aka gace ka Kamanda, bakaba ari ibyo bice bari bagiye baturukaho. Inkuru ndimo gukesha drone zanjye zirimo ndani hariya rwose ku kibuga cy'imirwano nuko M23 yamaze gusubira inyuma. Mu gusubira inyuma kwa irongo bikaba byatewe n'iki? Bikaba byatewe nuko mu by'ukuri sina makosa hagati y'ahantu cyangwa se yo muri utu duce haba hano Katwa nahanga haza Kirumba ndetse na za Kikuvo nahanga za Kamanda, nuvuga ngo harimo ibirometero bitari bike, ni ibirometero byinshi cyane ku buryo M23 iravuga iti kariya gace kukinjiramo batarabanza gukora amasuku mu mpande hose ngo babanze bakuremo icyitwa umwanzi, byaba ari ibintu bigoranye cyane. Nukuvuga ngo ingabo zaba ziri hano muri Kamanda baramutse bagabyo ibitero mu by'ukuri bashobora no kuba banaturuka n'inyuma bagatega ikintu cyitwa ambush, bagatangira kuzajya batega ambush. None igihe baba baje nko gutabara izi ngabo zaba ziri hano muri Kamanda zikeneye nk'umusada, zikaba zagira gutya mu by'ukuri bari batambuka bakabana barya ambush, ibintu bikagenda nabi cyane. So donc ni mu rwego rwo kwanga kugenda batatanya force imwe n'indi iri mu birometero birebire, niyo mpamvu bavuga bati mu by'ukuri reka dukure izi ngabo ahangaha twongera tuzisubize inyuma, tubanze tubone cyangwa se twubake hirya no hino, tubanze dukuremo aduyi, hanyuma ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo nibura sina amakosa birashoboka, nibura nka defense hagati ya defense n'indi hagakwiye kuba harimo nibura nk'ibirometero nibura wenda dukurikije iby'urugamba buko bimeze, hakabamo nk'ibirometero wenda birometero 7, ibirometero wenda 8, ariko ibintu bigeze ku birometero biri gukabaka hafi muri 30-20 gutyo. Icyo gihe mu by'ukuri ni hahandi ingabo zishobora kujya gutanga umusada zaba zikigenda zikaba zahusanga baziteze ambush. Noneho ukanagereranyaho ko no muri ibyo bice haba harimo enemy cyangwa se inyuma haba harimo enemy, aho ushobora kwifata rwose ukiha umuhanda ngo ugiye gutabara ukaba wanagira gutya rwose ukaba wagwa muri ambush. So ibyo rero nibyo byatumye byonyine M23 isubira inyuma, iravuga iti reka tubanze mu by'ukuri tujye kugira ibintu tubanza turinganyize, hanyuma none tuzagaruke cyangwa se tuzabanze dukuremo umwanzi uri mu mpande, tuzagaruke rwose cyangwa se tuzaze twemye. Ubu tuvugana no ngo ingabo zabaza rero zahise ziyuha urabizi iyo zibonye M23 hari ahantu ivuye zita zihava n'amafoto byinshi menshi n'amaselfie, bagahita bohereza bati none urugamba rwawe rukaze, rwari urugamba byari bikomeye, bagatangira kuvuga bati none dore twarashe rwose, niba ngombwa muduhe n'ibikoresho, inkomere zakomeretse nazo mifunzo bagatangira n'uwaba yarakomerekejwe n'ibisuti n'igisuti ari nko kwirukanga
icyo gikomere gihita gihinduka icy'urugamba, akavuga bati dore twanakomekerekeye ku rugamba, mugire ikintu mutanga. So rero ibi byose mu by'ukuri nibyo biri kugenda biba rwose, kuba M23 yavuye hara mu gihe ngewe wa munsi uyu munsi bavamo hanga muri Kamanda, ndabyibuka muri icyo gitondo ne namaze kumenya amakuru ko bari kuzinga mu by'ukuri ibyangushe ko ari kwivamo. Ndavuga nti wabo ngiye ahubwo naratekereje, ndavuga nti hari igihe bashobora kuba bagiye kwataka bakajya muri Kamanda Lake, bakava muri Kamandi Cité, ngo ni Kamande Cité, bakava muri Kamande Cité none bakanataka hano Kamandi Lake. So rero nge niko nagiraga, natekerezaga ko ari cyo kintu bagiye gukora, ariko finally biza kurangira mu by'ukuri ahubwo bavuye ahangaha muri aka gace. Ubwo rero bivuze ngo abanyabutembo noneho ayabo wazarendo bagiye kuyarya neza, kuko urabizi ko bahoraga bari kubaryora kuba M23 yarabatse kano gace ka Kamande ka Kamandi. Rero ubwo Kamandi ubu tuvugana Sire Makosa iri libure, abazarendo barimo kwinyungamo barimo rwose barayidegembyaho. Ariko M23 iramutse igize ngo irazamutse, ndakurahiye nuvuga ngo ubundi igihe yahakenerera icyo aricyo cyose n'ubundi yahagaruka, kuko n'ubundi tuzi yuko iyo ibintu bibaye ikagira gutya rwose ikaba yasubira inyuma muri ubu buryo bavuga buri strategique, ubundi niyo bakeneye kugaruka baragaruka, kandi zibazarendo twasanze nta capacité zifite kuba yahangana nizi M23, aho bona rwose iyo baje bagira gutya rwose bagahambira ibyabo bakirukanka, none ugasanga M23 uduce tunini igiye dufata itarwanye cyane rwose ahantu hari wazarendo. Yo wenda ahantu hari FARDC ndetse na FDLR usanga ariho haba resistance y'igihe gitoya, ariko ari nka wazarendo gusa rwose tuya tubona uburyo bagira gutya bakirukanka, ugasanga ubuce bagiye babuvamo rwose mu buryo bworoshye. M23 ikahagerayo iri kubaka icyo twakwita position, nta ndimananiza cyangwa se nta rundi rugamba rubaye rukomeye cyane. So urumva rero kuba fighter, kuba abahavuye nacyo ni kimwe, ariko se kuba abaturage bo bahasigaye babasigiye bande, ko tuzi ko akenshi M23 yafashana ikahava, abaturage basigara mu kaga. Ese abaturage bo ntibashobora kuba bahunganye n'abasirikare bakajyana, kuko urebye simpamya yuko ko nubundi izi wazarendo nizigera muri abaturage ziraza kuborohera, bitewe n'iki? Bitewe nuko baravuga yuko bakoranaga na M23, bigatuma rero batangira kubendereza no kwakorera urugomo muri rusange. Hanyuma Seramako ntabwo twamenya ngo bari buze gukora urugomo, dore ko abaturage zibari inzira karengane. Wazarendo ishobora no kuba yashiramo inyurabwenge, cyangwa se rwose ikaba yajijuka, dore ko muri iminsi wabonye kwitwa Patrick Marekwati hari bigomba guhinduka mu by'ukuri, ibi byaha bimwe na bimwe bigahagarara. Ahubwo ndagira ngo tubanze tugaruke gato cyane, ese kubera iki hari ikintu abantu bamaze igihe batarimo kugenda babona muri iyi minsi. M23 ntabwo ari M23 kwinjira mu mujyi mu bintu by'umujyi, kuvuga ngo igiye gukaba umujyi. Nabonye ari ikintu gikunda kubanza kwitondera, ntabwo ari ibintu yirukankira, ntabwo ari ibintu yirukutira. Nuvuga ngo M23 ntabwo ishobora kujya mu mujyi, iki kintu namaze kukibonaho. Itaragira ite ntabwo ishobora kuvuga ngo igiye mu mujyi itarabanza gukubura mu mpande zaho. Ariko uribuka ko iramutse nawinjiyemo uwo mujyi, urugamba mu gitondo rubyuka rukomereza mu nkengero zawo, isunika ikura hafi aho ngaho izi nyeshyamba cyangwa se izingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Urugero natanga, ntabwo ndi burinde najya kure, ndatanga urugero kuri iyi migi ngiyi rwose yagiye ifatwa, cyangwa se amasantere akomeye yagiye ifata. Aha navuga nk'iyi santere ya Rubaya, cyangwa se aha kagace ka Rubaya, kavuga yewe naha muri za Kicanga. Igihe M23 ifata hano Rubaya, twabyutse turi kumva imirwano iri kubera hafi ngiyo muri za Kinigi. Hangabo bamaze gusohoka muri za Rubaya, twumva za Ngungu byakomeye, kandi ubwo Ngungu urumva harimo ibirometero birebire cyane, harimo urugendo, ariko ntabwo ibishaka kugira ngo uhegere ngo ube wabona aho upangira urugamba uje za kwataka aho hantu. Igeze hano muri za Kicanga, ngira ngo urabizi yasukure rimwe na za Peti na haraza za Mweso, hose donc hose yambuka kujya za Muhanga, ya za Busumba, hose yagize ikirasukura. Ariko ikindi kintu namaze kubona kindi,
uzareba ko ahanini ibanza igera muri iyo migi yarangiza ikabanza ikanayisohokamo ikongera ikavamo. Sinzi iki impamvu yo 23 ijya ibikora. Utuwasanga ari nk'ubujyanja bw'intambara. Sinzi menya ari ubujyanje pe cyangwa hari niko muganga yabategetse. Muganga ndetse niko intama yabategetse. Muganga gakondo gira ntama ngeme imiti. Gira ntamire nk'amahagiro. Reka nkwereke sibyo. Reba muri Kicanga. Tugiye kugenda tureba buri duce bafashe. Reba Kicanga bayigezemo. Bamaze kwigeramo bayivamo buraca baraza barayibura. Abitwa ba FAC babyuka bikoreye imbunda za karabutaka n'abazarendo n'abaki bose n'abamiliseneri batanga niho tugiye kugira ikigo kigomba kuzadufasha kwirukana ayo 23 rucuro none tukabageza hehe mu Rwanda. Baharunda drone, baharunda ibikoresho bagira bate, abamiliseneri baramanuka, iki byose birangira mu by'ukuri bya bintu byose nta kintu bafashije, ahubwo barabakubita barabibatwara bagaruka bari gutwara bya bikoresho. Kuko ayo 23 yari yagize ute yari yasubiye inyuma. Urumva aha na gace kamwe, aka na gace ka mbere Mweso, aka gace ka Mweso bakarwaniramo bakinjiyemo isasu ri kuvuza ubasina makuru ikompora cyagiye rwose nabikurikiranaga ndiyo kubera ko bararwanye. Noneho icyo genda byibuka hano FARDC yagize umujinya izana na za ndege za Sukoyi. Noneho zirasa mu nzu ahantu ngo hari abaturage ahantu bari bugamye n'imvura niba yaragwaga niba byari bimeze bite. None icyo gihe hapfa abantu Sukoyi ihanandura inzu. Imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu yafashaga ifata abantu imbabare yari aho ngaho hiti nahunga nayiva iravuga iti iyi FARDC ikurasana ubugome. Eyo 23 icyo gihe ntabwo yaraye muri uyu mujyi wa Mweso, muri centre ya Mweso, yaraye ahubwo mu musozi uri hiryo ngiyo hafi na Mweso, uri hakurya Mweso. Umusozi ntabwo mwibuka izina, ariko nimwe yagiye yirariramo aho ngaho. Abazarendo bajyaho ngo baravuga bati 23 ntabwo nabwo yageze muri uyu mujyi wa Sake wa Mweso. Ati Mweso ritwa tuyirimo bagafata utuvideo batiye 23 hari n'umuzarendo rwose wanyihamagariye kudore ko nimero nayishizeho. Arangije ahamagara ari kunyereka kuri video mu biswere byinshi ati nitwe turi muri Mweso. Ati dore 23 hari kwa Karagasozi uri murareba. Atari kubuturu gutegura mu kanya tugiye kuyirukaho. Ati tumaze kurodinga tumaze kurya byagenze neza. Ati tugiye kurodinga sena makuru ndako kuyirukaho. Mu masama cy'urugamba rwarabaye nagarutse kuri mikoro ndi ku breakinga kuri 23 yagize ite yongeye kugaruka he muri Mweso. Aho saha kabiri naha kabiri bya no muri Nyamitaburega aha byivugire. Iyi Nyamitaba nayo 23 yayinjiyemo iyinjiramo rwose. Abazarendira bahabye bamanura ipo za muheto irabashwiragiza barishaka baribura. Ariko nyuma y'iminsi ngahe yari yongeye kuvamo, yavuyemo irongera irazamuka ivamo rwose hasigara hera ngo de yigira muri wa musozi abwera mpenzi. Ijya muri bwera mpenzi si yaratinze naho yavuye mirigendera naho yavuyemo baragenda igiyo hirya kutabi. Urumva wazarendo ziragaruka. Ariko kuvuga ndi kuvuga ku nkuru yabwere mpenzi kuno nabaga ndi kuhavuga uhahagaze hafi no kuntungira agatoki. Wahavugaga ngende kwarebesha amaso gutya ndi kwareba ngenda mpa control gatanu ku kandi. So M23 rero fighter ikintu izwiho cyane cyo gukora sprint strategique. Navuga ibintu bikomeza kugenda binatungura FARDC, navuga batanabifatira mu isomo kuko akenshi M23 ikoze iki kintu yigaruka rwose. Navuga iri gukora ikintu kiremereye cyane cyo comeback. Mbese ibisa nkaho ikintu nabonye kuri M23 kuri iki kintu pre strategique ni nko gukurura uwo muhanganye kugira ngo use n'umuhabura ariko ntumuhabure neza, none use n'umushagarura neza yigaragaze yishyire hanze. None namara kwigaragaza neza uze kumuhiga ufite uze aho uri kugira ute aho uramushakira. Oya n'ikindi M23 yivuye nko muri ako gacu kuntu bazarendo bahita barundaguramo ibikoresho. Bavuga ati none nibagaruka bazasenga rwose twipanze akazi.
noneho nayo ikaba ifite n'ukuntu iba yasizemo utuntu two kuyifasha ukuntu ko kumenya umwuka w'abo bantu uko bimeze muri ibyo bice. Icyita ikora n'iki nuko iza ifite amakuru ahagije, ariho hantu ujya gusanga ugasanga urugamba rwagenze rute rwabaye imberenge. Ngo kurasira amakosa iyi nkuru nakabaye nyivuga ubwo watangazaga inkuru ya hano muri Pinga. Uvuga ukuntu rwose ngo amashare de komba ku munsi w'ejo bayakozo barayamanura rwose bari bayakabukiye rwose yamanutse ari mu nkengero, ari hariya rwose mu nkengero za Burayi. Rero na ahanga muri Pinga mu by'ukuri na hamwe n'ubunini nateguye inkuru mbabwira abantu cyangwa se nongera kubabwira ko yo 23 mwabantu mwe ntabwo irinjira Pinga, ntabwo irayikandagiramo, ntabwo irinjira Pinga. Niramuka igeze muri Pinga ntandi muzasanga amakuru usibye hano. Ari mpamvu navandi rwose mwicyo musabwa gusa ntugukanda kuri subscribe. Ubwo ngubwo nyine Pinga nuko bimeze. Yes, ubwo rero katuvanga muri Pinga n'ubundi ariko turacyari muri Warikare aho imodoka zigera muri enye zo mu konvoye, zimodoka zijyamwe abasirikare, imodoka zigera kurenye zari zuzuyemo abasirikare zaje gutwikwa, nyamara nga bazitwitse kugeza ubu ngubu bakaba taramenyekana. Abasirikare ko ngo imodoka enye za konvoye ko ni konvoye ntabwo ari benshi cyane. Zuye yabura kujyamo nk'abasirikare 21. Konvoye ntabwo cyangwa abasirikare 20. Iki za ntebe ebyiri ziba ziri mu mpande. None tuvuge ko ari nk'icumi. Wenda 10 basho byashoboka. Cyangwa nka 15. Ya, wenda na 15 bakwihagika. None ngayibaza abagera konvoye zigera muri enye. Kugira ngo ni bake. Izi modoka rero fighter ngo zikaba paratoni yari irimo. Izi modoka zikaba zari ziturutse muri Warikare, zari aho zageze hano abita za Mobi. Zigeze Mobi rwose ngo aho abagizi bana bataramenyekana baje kuba baza kuzitegera aho bita Kibua. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo. Byabaye ku munsi w'ejo ni mugoroba. Izi modoka ngo zikaba zari zirimo n'umukuru kugeza amasaha FRDC taratangaza amazina ye, kuko izi modoka ntago zari kuza zonyine. Ariko amakuru dukesha drone zacu ziri hariya nuko izi modoka zari zije hano Masisi ku zone. Izi modoka rero ngo mu basirikare bari barimo bose ngo nta numwe yigeze arokoka, kuko mu bagiye bazoherezamo ibirokete biremereye byatumye izi modoka zishya zose zirakongoka, ndetse n'abari bazirimo ntihagira n'umurokoka, mbese nta no kuba ari inkuru asigaye. Ibintu ngo byatumye FRDC itegura uburyo ngigomba gukora ama operation muri muhanda. Nge munabonye ko bigoranye cyane kugira ngo barebe nimba koko M23 yaba yasesekaye muri muhanda, kuko bavuga ko ari M23 ishobora kuba yakoze ibi bintu. Bakavuga ko M23 yageze mwabira bice mu buhe buryo. Tumaze iminsi twumva imirwano ikomeje kugenda ibera hehe muri Gahira ndetse na za Kinyana ndetse no mu nkengero za Gise. Iyi Gise yukomeje ishobora kukugezaho bitanya Byondo, urumva? Ndetse unakomeje ukamanuka za Nyabyondo, niho umanuka uva hano za Nyabyondo ugera hehe, ugera za Kibua. Bakatubwira yuko M23 bashobora kuba barinjiye mu buryo bukomeye cyane bw'ibanga, nanone bakabashaka gufunga ura muhanda wa Masisi Warikare. Urumva iki kintu? Ariko bakawufunga mu buryo ariko bakazagera igihe cyo kufunga baramanutse bamaze yigihe. Ngo rero bakaba badakemanga yuko izi modoka zishobora kuba zatwitswe na M23, kuko ngo ntago biyumvisha uburyo M23 ishobora kubiri gupanga kwinjira muri Rukweti badafite papasi yo kuba bagenda bakanyemerera bakinjira uyu muhanda, bakabagira ute, bakaba bawufunga nawo. Bakavuga ko rero kufunga uyu muhanda nanone byaba bitanze imbaraga kuri M23, ariko bikatanga intege, bikagaragaza intege nkeya kuri FRDC, kuko nta gikoresho nibura cyakongera kugera ahanga muri Masisi ku zone hakoreshejwe ubutaka. Amakuru dukesha drone zacu rero akaba ngo abasirikare bari bajemo hari nk'umusirikare kugeza amaginga bataravuga amapeti ye, ndetse ngo banamentioning izina rye. Urumva wahasize ubuzima ndetse n'abasirikare biwe ngo waruje kubonana n'abasanzwe bayoboye ahangaha Masisi ku zone kugira ngo barebe uburyo bahuza imbaraga z'ama operation ya Masisi ndetse na Warikare.
amakuru dukesha drone zacu bakaba bavuze yuko iperereza rikomeje kugenda rikorwa ariko ngo abakoze ibi bintu bakaba bataramenyekana ariko FRDC ikavuga yuko 99% bavuga ko ibikorwa byakozwe na M23 ikaba yanyuze he kandi bakubwira ko bashobora kuba baradivasinze bakagera no zagahira bakamanuka za Kinyana bakambuka gise mu buryo bw'ibanga bamwe bagasigara bari kurwana nabo kujijisha harimo abandi bakomeje kwa divasinga ngo bakaba baragiye ari bakeka ko bashobora kuba barakoze ibi bikorwa ariko byanashoboka nje impamvu mbona ko bishoboka naka gace kamazemo igihe imirwano itava mu byimbo nyamara uburyo tuzi M23 ubushobozi bwayo ahantu kumva ngo harwaniye ukwezi ibyumweru 2 ibyumweru 3 ntago dukunze kuyibibonaho nge nkabona yuko ibintu bashaka kuba barabikoze mu buryo kugaragaza intege nyazo uko badashaka kwinjira muri ibi bice navuga bamanuka za Rukweti bagakomeza kwizingira angazagahirana za Kinyana badashaka kwerekana ko ari ababo bamaze kwinjira imbere urumva no kugira ngo nibura batazaburizamo umugambi wagize ute w'imbere bari gutegura none bakajijisha FRDC bazi yuko bakira hangaha muri Masisi nyama kuko ikibuwa iri ku mupaka wa Rikare na Masisi urumva kandi urukumva izi modoka niho zahiriye niho bazitwikiye ibintu ronka bihuza yuko hashobora kuba harageze y'abasirikare mu buryo bw'ibanga bukomeye bashobora nabo kuba bagize ute bashaka kugira ngo ahagaho umupaka wa Masisi na Warikare aho bigabaniye bashobora kuba bahakorera igikorwa runaka ntashatse kuba namenya ngewe urahangaha wenda baba ari ugushaka gufungura umuhanda cyangwa se ari ugushaka gukomereza muri Warikare ariko baturutse hehe aho baturutse ahangaho Warikare ifatanyije igize ute ihuriye na Masisi so bikagaragara ko baramutse bakoze iyi pra bapanze baramutse bayipanze gutya Masisi nta rugamba ruba rukiyirimo n'ubundi byaba bigaragaye ko intege abari muri Masisi babaciye intege batagifite ubushobozi bwo kuba bahangana ni M23 kwera iki kwera iba yamaze guca icyo twakwita nka connection kuko urabona nk'ubu ngo nka Musadaka agombye kuba yava za Mobi izamutse nibura ngo yinjire muri Masisi kugira ngo abari muri Masisi bahangane na M23 ntabwo ibikibona inzira bikagaragaza ko rero noneho umuntu uri muri Masisi aba yamaze gufungirwa inzira z'ubutaka zose ikiba gisigaye no kwiremeta cyangwa se agashaka yari gitira kuko baba bagaragaje ko bamaze kugira ute kumucira connection zose nta hantu yababona ubufasha ubwo ari bwo bwose so ubwo rero sinzi nimba koko rero M23 yaje kuba yakora iki gikorwa kuko yaba ku ruhande rwa M23 ntacyo babitangajeho ariko ku ruhande rwa FRDC bo bakaba batangaza ko izi modoka zabo zatwitswe ndetse n'abasirikare babo batabashije kuba bavuga umarengo ko dore ko izi modoka zari zuzuye nabo ngo babashije kuba bose bahatikirira zose ngo bazitwitse ntihagira nimwe irokoka byatumye rero izi FRDC zivuga ko zigiye gutangira gukora iperereza bakamenya ibyizi modoka bakamenya ndetse n'uburyo aba bantu bageze ahangaha bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa navuga ngo bitari byiza muri rusange ariko ngewe nibura kavuga yuko byanashoboka yuko ari bo cyangwa bikaba bishoboka ko ari n'abari abatembo dore ko haba n'abatembo batari kuvuga rumwe n'aba basirikare rimwe na rimwe dore ko usanga hari ibyo batari guhuzaho bikaba byatuma rero rimwe na rimwe bagira nabo bakwivugana abasirikare ngibyo rero ibyo muri Warikare muri rusange ibyo ni ibyo muri Warikare urumva ko Warikare nayo ibintu ntago byoroshye ntago Warikare yorohewe nyuma y'uko M23 n'ubundi irimo kugenda naho ijya kugira ibyo ikemuraho cyangwa se ihuzayo so rero bakaba bakomeje kugenda mu by'ukuri nabo ubwabo abavananamo bakicana hanyuma bigashyirwa ku mutwe wa M23 hanyuma rosi n'amakosa ngira ngo mu minsi yashize nibwo twatangaje rwose imyigaragambyo yategurwaga hano muri iki gihugu cya Mozambique iyi myigaragambyo nkaba narayibabwiye mbabwira ko rwose ngo iyi myigaragambyo yavugaga ko abaturage bahari b'abanyarwanda barariraga cyane bakavuga bati mu by'ukuri cyane cyane bano b'abacuruzi ngo abaturage ba hano muri Mozambique ngo bari bafite gahunda yo kujya kubasahura bitwaje imyigaragambyo bitwaje imyigaragambyo ati uwo tuzabona ari gucuruza icyo gihe
wowe azamenye ko rwose tuzamusahura uyu azamenye ko azahasiga ubuzima no kuhasiga ubuzima. Abaturage icyo gihe baratabazaga bari kuvuga ati se Fayita rwose watuvuganiye tukareba uko twava hano hantu cyangwa se rwose cyangwa ukabasengera umutekano dore ko bavangunga abanyarwanda rwose ngo nibo ba nyirabayazana b'iyi myigaragambyo. Ariko bitewe ngo nuko bavuga yuko hari bari abanyarwanda bariyo mu butumwa bw'amahoro ngo hari ibyo bashinjwa kuba ngo mwari amatora yabaye ngo barabigizemwo uruhare. Ngo hari ubundi ngo hari umukandida wigenga wari watsinze amatora hanyuma noneho ngo ayatsinze ngo abari basanzwe n'ubundi bariho ishaka rye risanzwe ririho rigumanya ubutegetsi zimukubita inshuro babara amajwi nabi nyine baravati rwose nta kuntu baza kudutegeka ari twe twari dusanzwe ku buyobozi. Hanyuma rero iryo shaka mu kugaragaza ko n'ubundi ryongeye kwegukana amatora nibwo hahise habaho rwose gutangira kwigaragambya kuri uwo mukandida wigenga yifashishije umwe mu banyamakuru bakomeye ndetse anifashisha n'umunyamategeko wiwe. Uyu munyamategeko we rero n'uyu munyamakuru byaje kurangira rwose barashwe. Hanyuma rero ngo bivugwa ko bitewe n'amagambo agendaga avuga ko ingabo z'u Rwanda ziriyo hariya ngo rwose zishyigikiye abangaba bari ku butegetsi ngo ikindi ngo zagiye gukurayo ubukungu n'iki byose. Rero ibyo byose bikaba ari ibintu byagiye bivugwa hariya hantu akaba rwose donc bagendaga bakwirakwiza ku propaganda uwo munyamakuru ndetse no mucamanza cyangwa se uwo munyamategeko. Ubwo rero icyo gihe bapfuye baravuga ati kuva basebyaga u Rwanda bavuga ibiki bati birashoboka ko ari rwo rugize gute barasha. Kuva icyo gihe rero imyigaragambyo yatangiye kuba imyigaragambyo ngira ngo urabizi rwose ko murabizi ko twabibabwiye ariko uyu munsi ngo mu by'ukuri igihugu cya Afurika y'Epfo cyaje gufunga imipaka ibahuza n'icyo gihugu nyine cya Mozambique. Nyuma rero yuko mu by'ukuri ngo iyi myigaragambyo iri kubera ahangaha ngo ikomeje kugenda ifata indi ntera byaje gutuma mu by'ukuri imipaka ifungwa ibahuza umupaka warafunzwe ngo bikaba byarafunzwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo Afurika y'Epfo rero yafunze mu rwego rwo kwirinda ko iyi myigaragambyo ubwo babonye ko bishobora naho kuba byabagiraho ingaruka bitewe nuko bari kubona iyi myigaragambyo iri gufata indi ntera. So urumva ko rero nibiri kugenda bibera hano muri Mozambique ubona ko rwose imyigaragambyo ikomeje kugenda ibica bigacika bigatuma rero abahaturiye bakomeza kugenda navuga bagira amakenga bavuga ati nyaboneka nta wamenya ibintu bishobora kuba byatugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tusubire ahangaha muri Kongo naho dusimbukire ahangaha muri territoire ya Uvira ahantu bita Karunda rwose aho navuga ko FARDC yaje kuba yasubiranamo n'abazalendo baza kurasana ivumbi riratumuka dore ko haje kuraswamo n'umwe aza kwitaba Imana. Ni mu gihe rwose ngo aba basirikare ba FARDC ndetse n'abazalendo hano muri Uvira rwose batari gucana uwaka cyane cyane aha mu gace bita Karunda aho rwose ngo urukubona ko yaba ari wazalendo bari gusuzugura FARDC yaba ari FARDC igasuzugura abazalendo bigatuma rero bataza guhuza muri rusange. Ibi ngibi rero ngo byatumye haza kuba kuho kurasana ku mpande zombi byatumye rero ngo abasirikare benshi cyane ba FARDC bavuga ko badakeneye kuba bahuza n'izi wazalendo cyangwa se kuba bakorana ngo dore ko izi wazalendo ari abantu bafite ikinyabupfura kibarirwa ku mashyi ngo dore ko rwose iyo unarebye usanga nta discipline bafite kandi mu bijyanye n'igisirikare ngo ikintu bamanza gutozwa ari discipline ngo ariko iyo urebye izi wazalendo kubera nta gisirikare zigeze zikora usanga nyine discipline yabigerwa ku mashyi aho usanga rwose FARDC ivuga ati nyaboneka abantu bundi mwatuzaniye ngo dufatanye ahubwo bazatwicira bazatumara kuko ubona imyitwarire yabo idahwitse ubona imyitwarire yabo rwose meze neza muri rusange. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bitera umwuka mubi ahangaha rwose
muri teritwari ya Uvira, bigatuma rero n'abaturage nanone bibagira ingaruka kuko rabizi burya ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo biharenganira. Abaturage rero nabo bakakomeje kugenda navuga bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko bitewe n'aba basirikare ba FARDC ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zisubiranamo umunsi ku munsi. Ni mu gihe rwose izi wazarendo usanga ngo nanone zijya mu baturage ugasanga ziri gukora nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari by'ubwambuzi ndetse n'urugomo, bigatuma ni FARDC rwose igihaye akabanga batabikora ugasanga ngo bari kwasiga icyasha. Usanga FARDC ngo hariya rwose ngo isigu cyasha n'iyi wazarendo ngo ugasanga rwose ntabwo bishimiye ibikorwa, ugasanga ngo bari kubaheresha amanota makeya mu karere bayoboye, bigatuma rero bahiga izi wazarendo ndetse n'izi wazarendo zikavuga ati nyaboneka ibyo mwakwigira rwose natwe turawazarendo kandi natwe turemerwa n'igihugu, ntabwo turagafu k'imvugo rimwe ku buryo mwadukoresha ibyo mwishakiye. Bigatuma rero umwiryane hariya ukomeza kugenda ufata indi sura, bikagera n'igihe bagira gutya rwose bakaba barasana bikareta, bigatuma rero harimo bamwe na bamwe bagenda bahaburira ubuzima. Reka tujye no kuri inkuru ya Monisco Fight, aho Monisco noneho ngo yavuze yuko igiye kurwana ku mugaragaro nyuma yuko yagendaga yihishahisha muri FARDC, ubu ngubu noneho ngiye kurwana imbora nkubona ku mugaragaro. M23 mwitegure, Monisco noneho ngo mugiye kuyumva no kubesha muzicuro Monisco maze kuvanga igiye kurwana kandi n'ibikoresho yamaze kubigeza mu bambiro. Uzi ibifaro yamanuye niko ibikoresho bijyanye mu bambiro ngejo biratangira ku niko usibye kubijyana mu bambiro ntabwo uzi babijyana za Kimoka bagacukura bakubaka n'ibintu by'ubwirinzi n'ibiki byose. Inama zigaterana hano Igoma bakava ko ngo bagiye gukora operation yitwa Springbok. Ibyo byose ntabwo byibuka barwanye se barwana ubu noneho ngo nta M23 basinzi ngo barabise ibikoresho byabo ntabwo byari bisanzwe biba hano mu bambiro, none bafiteyo ikigo bari barabihaga ngo biri Igoma bari barongeye ariko kuko kiragiye M23 ikubitaho ikintu bahise babizinga babigira zabizinga barabyirukangana urumva. Izi ngabo rero nazo zigiye kuzasetsa abantu buriya babuzabonye buriya abaturage babasizeho igitutu, manda yabigiye kurangira. Abaturage babasizeho igitutu bavuga yuko bagiye gusaba leta ko tariki 31 z'ukwezi kwa 12 batazaba bakibarizwa muri Kongo. None bahise babatekata ati ko turi hano mu kazi, bahise bipanga umuntu wo gwate none tugiye kurwana. Iboniswa rigitagaza ngo bahise byihuse vuba bahise babyira ngo leta kinshaka byati burya rero nuko tutabishizemwe kaboko. Ati turamutse tubishatse M23 nta nubwo yamara n'ibyumweru biri kuri ubu butaka. Ndaza kureba iyo operation none uko bari buyite. Iyo uyu mwaka yari Springbok, buriya uriya mwaka tuzatangira bayihinduye indi operation ishobora kuzitwa irindi zina pe. Iyi Monisco rero ngo bandikiye 23 ngo arabye ati noneho ibyo mwigenje mumanikira intwaro ubu ngubu noneho turaje. Ate kandi urugamba tugiye kwitambikamo n'urugamba rushobora kuzatuma muzicuza ubuzima bwanyu bwose. Ngo nimba muzi rero mushaka amahoro murambike intwaro mu baturage, kuko igihe turaramuka tuje kandi noneho twaje ntabwo twatumya abandi baraza bakenye bakomeje. Ati mukenyera rwose turaje ibintu rwose ntabwo biraza kubagwa amahoro, ariko nyine nabonye ari bya bintu byo kubeshya gisegeti nyine nimba ari uko babikoze kubera abaturage batangiye kubashyira igitutu ngo bizagere tariki 31 bamaze gufunga ibyangushye bagiye. Ibi ngibi ni ukugira ngo nyine bagabanye igitutu kugira ngo iyi navuga iyi FARDC nibura babone ko hari ibyo bari gukora nyamara ntabyo bari gukora, kuko sinimagine yuko ubu ngubu ariho bagiye gukora ibyo batakoze mu myaka 25 ishize bari ahangaha. Simpamya yuko rero ubu ngubu ariho bagiye kugira ibyo bakora. So ubu rero ngo bakaba bamaze kwemera gisegeti yuko noneho ubu ngubu ibijyanye n'ubutumwa bw'amahoro ngo bigiye kuvaho, ahubwo hajyaho ibijyanye n'urugamba barwane ko kumuhenerezo bafatanyije na SADC muri bwa butumwa bwabo bwa SAMIDRC ndetse na FARDC ngo barebe yuko bashobora kuba bakura M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ya reka tuze kureba hanyuma rero sira makosa Minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe rwose akomeje ibiganiro cyangwa se akomeje ibiganiro ndetse na RDC n'intumwa za RDC. Gusa ariko nahoze mvugana n'abasesenguzi mu bya politike bakavuga ko mu by'ukuri ibiganiro biri gukomeza biba
FARDC buranga ishobora kuba iri kujijisha, urabizi ko harimo ngo n'ibyitwazo bya CSRF, ahubwo bari kugenda FARDC bo bategura urugamba, Kongo ikagenda ihugira kugira ngo bahugire muri bingibi by'amasezerano n'iki byose. Makumyabiri na gatatu ikomeze irangamire cyangwa se ikomeze irebe ibyo bintu by'ibingibi nyine bijyanye n'ibiganiro by'u Rwanda na Kongo mu gushaka umutekano w'uburasirazuba, bazashiduke mu by'ukuri bari kubarasaho baraguze ibisasu ndetse barabateguye bikomeye cyane. Ibi kandi biragaragazwa nuko n'ubundi mu by'ukuri ibiganiro bimaze kuba inshuro zirenze 3-4 gutyo, ariko nta musaruro byigeze bitanga. Kwari ukubesha cyangwa se rwose ni nko kubeshanya, niko nabyita. Urabyibuka bari bafashe gahunda ko bagiye gutangira guhashya FDLR, ntabwo bigeze babigeraho. Urabyibuka bavuga rwose bugaca tukumva, uribuka ariko ejo bundi twumva FARDC yagabye igitero kuri FDLR, babigiye bakoze icyo twise ikinamico, babyuka bari kurasa hariya hano muri iki kibaya ibintu byacitse, ngo barwiga FDLR bwajya guca tukumva bagiye kubasaba imbabazi, bwacya tukumva bari kubahungisha babajyana mu zindi ntara. Byagaragaraga ko rwose ibintu byabo ni ibintu byo rwose byo guparanganya no kubahahurisha, ni ibintu navuga byo kubeshya beshyanya. Kuko urabona yaba ari Kongo yaba ari n'u Rwanda ubona harimo kunanizanya, ko urabona nka Nduhungirehe yavuze ko mu byo bashobora kuba bakora tuvuga ngo bazagana na FDLR, ibyo ntabwo kirimo. Ni uvuga ngo donc u Rwanda rwasabye Kongo kuganira na M23, hanyuma n'u Rwanda na Kongo nayisaba ko ngo baganira na FDLR. Ariho Nduhungirehe yavuze ati se koko M23 ari abakongomani baharanira uburenganzira bwabo, FDLR turaganira ngo bari guharanira iki? Bari guharanira ko ari abantu harimo ari abicanyi ruharwa, baraharanira ko ari abicanyi ruharwa barasize bakoze genocide mu Rwanda. Ati rero ibi bintu nge sinzi ntabwo tubyimagine. Abona rero navuga bakubwira ko ibiganiro ngo bishobora kuzakomeza. Oya ngo muri uku kwezi barongera baganire, ko se kuganira ko kudarangira ko uku kwezi barongera bicare ku meza rwose baganira ibyo byo mu byitege, ahubwo se baraganira ibiki mwuka byara. Ariko nge ndibaza koko yo ubundi Kongo, abayobozi ba Kongo iyo barebye babona ikibazo ari u Rwanda cyangwa babona ikibazo ari mu 23, nabo ntabwo bazaho ikibazo kiri, kuko nge ntekereza ko iyo baza kuba bazaho ikibazo kiri ntabwo byaba bigejeje izi, kuko nge sinimaje oya bo barareba bakavuga bati ubundi indorerwamo bareberamo mu 23 niyo ubwo birebera ngo mu 23 ngo yaje gusa none bitewe n'ibyo barya hano muri Kivu Amajyaruguru agatekereza ko ari byo M23 yaje ije kubafata ku gifu. Kuko n'urugero bavuga yuko ngo bari kwiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu tukibaza ngo umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo u Rwanda rufitemo uruhe ruhari? Namvisha kwa ngo nibakore ngo ubwirinzi bwabo hari ako. No se ubwirinzi ni gute ujya kwempoza igihugu cy'igituranyi ngo kuri ubwirinzi ngo mureke gukurikirana umutekano w'igihugu cyacu. Ibintu nta naho biba. Ibintu nta naho biba. Ni ikikwereka nyine yuko aha ngaha mu by'ukuri ntago bashaka kwiga ku kibazo aho kiri. Ubona ko bagenda bagikikira. Bari kugica hejuru. Bari kugica hejuru. Bigatuma rero ni kibazo kitazarangira kugeza amaginga kuko M23 nyiri bibazo iriturije. Ntago iri guhamagarwa ngo baza ati ibyifuzo byawe ni ibihe kugira ngo ikibazo kigire ute kirangire. M23 yibereye mu byabo. Tukumva ngo habaye inama zihuza intumwa z'ibihugu byombi ngo bari kwiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Tuzi ko ari kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo ni M23. None uzana mu Rwanda mu buhe buri ni ibintu nje bimaze byaranshangacanze. Urumva reka twigire muri uyu mujyi wa Goma ariko nyine ababishinzwe bo bakomeze babirware nabyo paka nyine bigize umurongo. Mujyi wa Goma rose n'amakosa umutekano ukomeje kuba umutekano ni ikibazo. Umutekano ukomeje kugenda ubikibazo nyuma yuko rwose haje icyo bita operation Safisha Muji. Kongomani rwose baturiye umujyi wa Goma bari bazi ko rwose ngiyo operation ishobora kuzagira ikikora. Ishobora kuzacogoza 40 volere igacogoza ari amabanda agiye yitwaza intwaro
akomeza kugenda akora navuga ibikorwa by'ububandi ndetse n'iby'urugomo hano mu mujyi wa Goma ariko kugeza amaginga ya ngo usigaye ujya kureba rwose ugasanga abantu bari kukubwira ngo kingura wagira ngo ugiye guhamagara abacunga umutekano ukumva amatelefone ya babandi bari kugukinguza niyo ari gusona. ikintu gitangaje mbere iki kintu iyo bakwitabire ngo bagiye baparika imodoka ku rembo ryawe umva iki kintu kuba umutekano ari gucunga umutekano mu mudugudu none ukaba ufite nimero ye abasamba bakaza wahamagara ukuri irondo ukumva telefone yari iri gusona ariko gukinguza umva iki kintu udakingura ndakwica. Ibintu rero ngo byatumye banyuze itoroshi muri FRDC basanga ngo ibisambo bikuru n'ubundi biri muri FRDC basanga no mu by'ukuri bashakira ikibazo aho kitari kuko ngo nabano batuma muri iyo operation safisha muji usanga n'ubundi ari bari gukora iki ubu bubana nibyo bisambo bikuru. Ikintu kibabaje sha nukuntu barara barasagura urumva nukuntu ikintu kibabaza nukuntu barara barasagura noneho wanagera kuri aya mazu y'abakongomani aba yubakishitswe n'imbaho asanga umuntu arayiryamiye arimo araruhuka arimo arategura iby'akazi k'ejo cyangwa bere mu bikorwa by'urukundo byita uko ushaka fatiraho ibyo ushaka pe byose birashoboka yajya kumva ibaze nk'ubwo noneho bari nko mu bikorwa by'urukundo mu by'ukuri nyine wabyinjiramo ukumva byabaye shambari umuntu ukagira ngo muracyari kumwe mu rukundo no byarangiye kumbi byarangiye kubera iki bari peridi y'amasasu ari kurasa ari guca mu mbaha akagenda aca mu mbaha gusanga mu nzu urumva rero mu by'ukuri FARDC ibi iki kintu mu by'ukuri n'igiseke diyaza kuba akunda uyu mujyi wa Goma cyangwa se akunda abanyakivu y'amajyaruguru yakaba yararebye ukuntu iki kibazo yagikemura kugira ngo mu maguru mashya kugira ngo birangire abakongomani n'uyu mujyi wa Goma bongera babona amahoro. Yes, urasanga mu by'ukuri abakongomani hano benshi bagiye barwara za tension bindi bagenda barwara rwose indwara z'imitima n'ibiki bitewe n'iki bitewe n'aya masasa ari kuvugira muri uyu mujyi wa Goma. So mu by'ukuri umujyi abarana ho gucungirwa umutekano tena ku rwego rw'ejo ahantu hashobora kuba hakwicara gavana na ahantu haba hakomeye ndetse aba hanasaba n'ubwirinzi bukomeye cyane bisaba ubwirinzi bwo ku rundi rwego. So ariko gasanga mu by'ukuri ntago babiha agaciro nimba abaturage barenga miliyoni bashobora kuba baturiye uyu mujyi wa Goma ariko ntubahereza agaciro kabo ukirwa rwose barasiramo uko bishakiye yaba ari kumanywa yaba ari nijoro ugasanga mu by'ukuri abaturage basige bararwaye icyo twakwita ihahamuka bitewe n'aya masasu FRDC ibigendera sa kuko hari nk'umu comedian nabonye hano muri Goma bagenda batebye bavuga ngo hari ikintu ngo barushanga abanyabukavu ngo ikintu barushanga abanyabukavu ngo basige bumvira amasasu ubuntu urumva aho rwose usanga bavuga yuko rwose kuba barara bari kurasa ibintu abaturage b'abakongomani hano mu mujyi wa Goma bamaze kubimenya ariko mu by'ukuri baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawumenyera kago ubona ko abaturage ba hano muri Goma nubwo tuvuga ngo amasasa ahoraho ariko ntawamenyera kurara ari maso cyangwa se kurara ayumva aya masasu mu by'ukuri nabo banakeneye kugira ngo baryame basinzire ndetse imitima yabo ituze ariko ugasanga nyine FRDC ikomeje kugenda ibabera imbogamizi bitewe n'ibikorwa by'ubwambuzi ndetse n'ubujura bikorerwa muri uyu mujyi wa Goma nyamara aribo bakagombye kuba bawurinda ariko ugasanga niba bakomeje kugenda bawangiriza ndetse bakoreramo ibikorwa bigiye bigayika muri rusange. So urumva ko rero uyu mujyi nawo ukomeje kugenda wugarizwa muri rusange. Uyu mujyi rero sina makosa iki kibuga cy'indege cyo buri munsi ngo nta munsi batahamena abasirikare bahasuka abasirikare bagahita babyana iyo ngiyo abasirikare nje nayo ikintu bakora buri munsi barasuka buri munsi twumva yo 23 bapasingishije nibura rimwe mu mezi abiri none fighter ntiwirengagize ko baza uko babasuka nta niko bapfira ku rugamba ikintu ntukirengagize barabaza n'abagapfu no sara abandi bakadizatinga bakije abandi bakiripotinga muri M23 kuko nk'ubu ushobora kuvuga ngo wenda nk'indege yabazanye abasirikare 800 kumva ngo ku rugamba hagoyo 200 kumva ngo abandi 200 biripotinze kumva ngo abandi 100 bakomeretse kumva abandi ngo bagize no se ukumva hasigaye bangaye barashize reka dusore zanga tuze kugaruka muri update time sinamako reka dushimire abo twabanye nabo bose kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota
wa nyuma mwese muri inshuti z'akadasohoka tubashimire wowe rwose udukurikiye aribwo bwa mbere utarakanda subscribe nicyo gihe rwose ngo ube wayikandaho nubirangiza ukande no kunzogera kugira ngo ujye mu ba mbere bazajya babona ikiganiro ko tugishyize ku rubuga ndetse wamaze kubikora icyo busabwa gusa ni like ndetse na share ubundi ugakomeza kugenda ubana natwe umunsi ku munsi iyo niyo nkunga rwose ubuteye umurongo wa Agent Official natwe ubundi tukagenda tukugezaho amakuru abagezweho agenda agaragara ahangaha murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rwose muri inshuti z'akadasohoka. Mwakoze cyane tuze gusubira muri update time. Ciao.